mwese rero turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kandi turanezerewe kongera kubabona no kumenya ko mugikunda umwami. Haleluya. No kumenya ko uko ibihe byagenda kose ntabwo icyo mwamenye muzakirekura. Hari umuntu yavuze ngo ni mu Kiswahili ariko turareba no mu Kinyarwanda ko bivuga, ukikutana na mimi ukanisahau haujahomba vyote. Haujahomba vyote. Ukikutana na Yesu ukamsahau umehomba kila kitu. Ngo nuhura nanjye hanyuma ukanyibagirwa ntabwo urahomba byose. Wenda ushobora guhomba tumwe ariko ntabwo urahomba byose. Ariko nuhura na Yesu ukamwibagirwa uhombye byose, kuko ni Yesu niwe byose. Bibiri avuga ngo mufite byose muri we. Nimba dufite byose muri we, yaba iby'umwuka yaba iby'umubiri, hanyuma noneho Yesu tukamureka, urumva ko tuba duhombye byose. Iyo ni equation yumvikana. Haleluya. Amen. Rero Imana ishimwe kuri buri umwe wese ukuntu yagendanye n'Imana muri ibi bihe bikomeye. Nubwo bitararangira, corona iracyari ku isi, irakiyoberanya, iza mu bundi buryo, ibyo bita les variants. Kandi nabyo twarabibwiwe mu buhanuzi yuko corona ntabwo ariyo ya nyuma, hari ibindi byorezo bizaza mu buryo butandukanye. Ariko ibyo byose ni ugusohoza ibyanditswe byera. Kuko Yesu igihe baje kumufata muri rya joro, Petero yashatse kumurwanirira, afata inkota ngo amurwanirire. Umwami aramubwira ngo ese usibye ko atari wanrwanirira, taka kanya ngize gutya ngo data yahita yohereza legion zingahe? 12 n'abasirikare bangahe? 72,000. Ngo ngize gutya, we Petero ntabwo ari nkeneye kumurwanirira, ngize gutya gusa, hakwisuka abamarayika 72,000, ko legion imwe mu mutwe wa gisirikare wa Roma n'abasirikare 6,000. Rero 6,000 fois 12 égale combien? OK. Murumva rero avuga rero indi jambo rikomeye ngo none ntafashwe kugira ngo ngirirwe nabi kugezaho nicwa ku musaraba, kandi ko ibyanditswe byera ari byo bivuga ko bikwiye kumbaho. Ngo none nintafatwa ibyanditswe byera bizasohora bite? Kandi bikwiye kuba gutyo. Bivuga ngo nta na kimwe mu byanditswe byera ucyumva utacyumva kizegera gihera, bizasohozwa. Nimba Imana yaravuze ngo Yesu azafatwa, byari ngombwa ko afatwa. Nimba bivuga ko umunsi wo gatatu azazuka mu bapfuye, byari ni ngombwa. None turafite hano muri Bibiliya ngo ngiye kubategurira hanyu, nimara kubategurira hanyu nzagaruka kubajyana, kugira ngo aho nzaba ndi namwe niho muzaba. Ese ibi murabyizera? Soma Yohana 14. Ntabwo yigeze ashyiraho conditionnel ngo nzagaruka si les conditions me sont favorables, nzagaruka ibihe bimeze neza. Yaravuze ngo nzagaruka, je vais vous préparer une place, je reviendrai. Ça c'est le futur de l'indicatif. Mot d'indicatif ni fact, ntabwo ari maybe, ni fact. Nzagaruka, nzagaruka kuko nzagaruka. Nta numwe nkwiye kubisaba uruhushya. Nzagaruka nkuko naje niko nzagaruka. Haleluya. Ikibazo rero abantu bafite muri iki gihe
isezerano rya Yesu ryo kugaruka mu isi niyo nkuru yari kuzuza abantu umunezero, ariko kubera ko turi mu bihe aho isi igeze mu bihe Bibiliya nayo ihanura, niyo bita Bibiliya avuga ngo il y aura des temps d'angoisse. Turi mu bihe bya angoisse. Angoisse ni ibintu bifata ame, soul. Vuga ngo hari imbaraga zituma abantu mu isi basa naho bari hopeless, nta byiringiro, ntabwo bumva ko ibyo Yesu yababwiye nibyo byonyine byiringiro bihari. N'abitwa ko bari mu nzu ye benshi ku isi ntabwo bumva porte imbaraga ziri muri iryo jambo, ati nzagaruka kubajyana. Ese wowe ntabwo ufite amatsiko yo kubona ahari? Bamwe babwiye ngo bazajya Dubai ntibasinzira, ariko rero twebwe hari uwatubwiye ngo ngiye kubategurira hanyu aho mu ijuru. Ese wowe rero ugira izuba wibaza ko waremye asa gute? Wowe ntabwo ufite amatsiko yo kureba n'urugo rwe? Umwamikazi wa Ethiopia yagize gute? Yagize amatsiko yo kureba kwa Salomo, afata urugendo. Icyo gihe nta ndege yari ihari, zari ingamiya n'ibiki byose. Amezi n'amezi afata urugendo ava muri Ethiopia muri Afrika ajya muri Israel, kuko ashaka afite amatsiko yo kureba umuntu afite ubwenge. Yarumvise, yarabyumvise, ati umuntu paleye inzu imeze gute, ameza ye ariraho, abagaragu be ni bangahe. Yari amatsiko meza, gukora amatsiko mabi yo kuzaho bakazitereyemo nawe nimuzayagire. Bibiliya iratubuza kuba bakazitereyemo, kandi ibyo twarabisezerere, sibyo? Twarabyihanye. Okay, aragenda, agezeyo arareba ubwiza buhari, yumva ubwenge bwa Salomo, avuga aya magambo ngo ibyo numvise nibyo niboneye n'amaso yanjye ntaho bihuriye. Ibyo niboneye ahubwo ibyo bambwiye n'agatonyanga, ibyo mbonye ni inyanja yesha Imana ya Salomo icyubahiro. Uwo ni umwana w'umuntu yagize amatsiko yo kujya kureba uw'Imana yasize amavuta ikamuha ubwiza muri iyi si. None Yesu ntabwo atubwira ko azatujyana hariya muri Israeli ushobora gufata indege ejo mu gitondo ukagerayo. Aravuga ati nzabajyana kwa Data, aho rurema ari niho muzaba, muzareba Imana amaso mu yandi. Na niyo mpamvu Imana ikubwiye ngo tegura rero byose, umese ibishura byawe byose mu maraso ya Yesu, ejo mu gitondo saa moya nzagutwara, ugatangira gusaba imbabazi. Ntabwo muzi umuntu byabaye muri Bibiliya, umwami Ezekiya, umbabarire. Kujya mu ijuru kuri twe ni ibyago, nuko tubiririmba. Kubera iki? Kuko tuzi ko ujyayo mu buryo rusangi no gupfa. Urupfu rero kugeza no munsi nubwo Yesu yarunesheje, ruracyari ubwiru kuri benshi, ruracyafite imbaraga mu bitekerezo by'abantu. Murabyumva? Niyo mpamvu dutinya kujya mu ijuru, kubera yuko wumva ko ukwiye gupfa. Ariko iyo Yesu yamaze kunesha urupfu muri wowe, nta cyiza kiruta kujya mu ijuru. Niyo Paulo avuze ngo icyabera cyiza nuko nigira nkava muri umubiri nkajya kwibanira n'umwami. Ngo ariko kubera ko mwebwe mukiri muracyaseta ibirenge mukumva ukuri, byaba byiza ngumye muri mwe nkomeze kubaka ukwizera kwanyu. Mbuze icyo mpitamo, ndabakunda, nshaka kuguma muri mwebwe nkomeze kubagaburira ijambo ry'Imana, ariko kandi numva nshaka kujya kwibanira n'umwami. Muri koko Paulo yageze mu ijuru rya gatatu, ibyo yavugaga yarazi ibyo ari byo. Uyu munsi rero turi mu bihe aho ijambo ry'Imana Satani agenda afunga imitima y'abantu kugira ngo ntibari agaciro karyo. Barasoma ijambo ry'Imana, abajya basoma, barabwirizwa, bakumva iby'ijuru, bakumva amasezerano y'Imana muri Bibiliya, bakumva ibyo Yesu ubwe yahamije, abantu uzi ibyo bahanuye, ariko ujya kureba impact, ukareba effet, ugasanga rien. Reka mbabwire ikintu kimwe kugira ngo musobanukirwe ibyo ndavuga. Amen.
turaza kubireba mu kinyarwanda. Muri filozofi hariho courant eshatu nshaka kuvuga. Hari icyitwa rationalisme, nuvuga ngo imbaraga z'ibitekerezo. Wari ku isonga iyo filozofi ni witwa Descartes, ibitekerezo. Hakaba hariho pragmatisme, akaba ari filozofi cyane cyane yakomeye muri Amerika. Ni ukuvuga ngo igikuru ntabwo ari ibitekerezo n'ibiki byose, ahubwo ni result tubona mu gukora ibintu. Ibyo birumvikana? Igikuru ntabwo ari ibitekerezo byinshi, ahubwo igikuru ni ukuba efficient, ni ukuba efficient, ugakora ikintu kigakoreka. Iyo ni pragmatisme. Hari indi yitwa empirisme, uvuga ngo ikintu cyose kitari experimenté nta kuri kwacyo. Igihe cyose ikintu kitarashirwa muri experience nta kuri kwabyo. Kubera ko vaccine ya COVID-19 babanze kwishira muri experience, baratera abantu bamwe kugira ngo barebe ingaruka yabyo. Niyo mpamvu ubona abantu ku isi noneho batangiye kubahuka kwikingira, kuko mbere byari ngombwa ko babanza kureba ese uriya bamuteye vaccine zagize iyihe ngaruka, sibyo? Wabona nta ngaruka, rero ya vaccine ni sawa. Niyo mpamvu ubona ku isi baritabira za vaccine, kuko byanyuze muri experience. Iyo nita empirisme. Rero ikintu nshaka kuvuga ni iki: murabyuka ibyo bitatu: rationalisme, imbaraga z'ibitekerezo, hanyuma pragmatisme. Iyo ni iki? Ni ukureba ingaruka y'ikintu ko ari nziza, ntabwo ari imbaraga z'ibitekerezo cyane. Na empirisme wayumvise, urugero ni COVID na vaccine yayo, ko babanza kunyuza muri experience. Rero nashaka kuvuga iyo pragmatisme. Pragmatisme rero ni ukuvuga ngo aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ibyo twatura twebwe, uyu akavuga ngo ndizera Imana, uriya akavuga ngo sinizera Imana. Okay? Ndizera Imana, sinizera Imana. Imana iriho, Imana ntiriho. Iyo bikomeje kuba muri urwo rwego, ninde afite ukuri? Ninde afite ukuri? Oya, bigumye kuri ibyo. Ndizera Imana, undi nawe sinizera Imana. Imana iriho, undi nawe nta Mana iriho. Iyo bigumye kuri urwo rwego, ninde afite ukuri? Nawe. Les deux croyances sont égales. Kugeza aho wowe uvuga ko Imana iriho, uri akavuga ko itariho, nta numwe afite ukuri. Noneho pragmatisme iravuga ati ukuri ni mu gihe umwe azava mu kuvuga gusa, hanyuma nimba Imana iriho ubuzima bwe bukabyerekana, icyo gihe azahita anyomoza uriya y'ukuriya ari mu buyobe. Dore ubuzima bwanjye bugaragaza ko Imana iriho. Nuvuga ngo rero ukwizera kwacu mu gihe cyose kutabyaye impinduka mu buzima bwacu, ntawe dutandukaniye n'abandi bavuga ibindi. Murabyumva? Nuvuga ngo mu gihe ibyo uvuga, ibyo watura nta impact bifite mu buzima bwawe, pragmatisme irakubwira ntacyo usumbya uriya avuga ibitandukanye n'ibyo uvuga. Haravuga la négation de Dieu, nta Mana iriho. Tugakliminga yuko Imana iriho. None rero kugira ngo twebwe dutere intambwe, reka ubuzima bwacu imbaraga z'ubutumwa zibuhindure, hanyuma ubuzima bwacu bunyomoze
abavuga ko nta mana iriho, abavuga ko, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo izina ryanjye ndaribahaye n'imbaraga zaryo kugira ngo murikoreshe hanyuma mucecekeshe abavuga uwo ntari. Mwabyumvise? Kuvuga ngo Imana iriho, Yesu uri muzima, kugeza kuri iyo level nta demonstration iri mu buzima bwacu, ntacyo turemeza bariya bahakana uwo ari we. Iyo niyo pragmatisme, filozofi yayo mu rwego rw'intambwe ihanitse yo kuvuga ngo igihe ibitekerezo bibiri bihabanye bitaragaragaza muri reyere mu buzima turimo ngo byose birangana, nubwo kimwe kinyumuza ikindi, ariko byose nicyo kimwe, les deux idées se valent. Rero twebwe abakristo muri iyi si tugezemo tukwiye kureka umwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana akimpact ubuzima bwacu, none ubuzima bwacu bukanyomoza abahakana ko Imana iriho, abavuga ko Yesu atari muzima. Ntabwo ari amagambo, ubuzima bwawe ni bwe impact abantu babone ubuzima bwawe bugaragaza Yesu ko ari muzima. Haleluya. Naho ubundi bizaba ari ibigambo byabo n'ibigambo byacu. Ninde yabyumvise? Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo ari ibigambo, ntabwo ari ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ariko ikibazo rero, turi mu isi aho igeze, n'isi igeze ahantu aho imbaraga za negasiyo y'Imana nizo zitsikamiye isi. Abahaguruka bati Imana iriho, Yesu ni muzima, hari imbaraga bikaguma rero ari bidini gusa, biraho gusa. Rero mumenye ibi bintu, Imana iriho, nta Mana iriho, Yesu ariho, Yesu ntariho, Yesu ni muzima, Yesu muzima. Bibiliya ni nka Korowani, Bibiliya ni ibindi bitabo byose. Iyo tugumye muri iyo level, byose babifata cyo kimwe, kiretse kimwe kingiye muri reyere, muri ubu buzima, kikademontra imbaraga zacyo. Ubutumwa rero bushobora. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ngibyo bene data nashaka kubasangiza, tureke Yesu Kristo muri iyi si turimo, isi naniwe, isi igeze ku iherezo, isi rushe, kugira ngo Yesu yigaragaze. Amen. Kuko isi igeze mu mwijima w'icuraburindi, aho niho rero umucyo wa Yesu ukeneye kumurika. Amen. Nta byiringiro bihari mu isi, ntibyari binahari, ariko noneho n'ibyabashukaga ko ari ibyiringiro byose byaratumutse. Nashandagize mbabwira ngo mu gitondo nababwiye umuntu yavuze ngo le coronavirus a fait tomber les masques, ko ibintu byinshi byari bihishwe, corona noneho yaratwikwiriye, ibintu biraboneka. Ndashaka kubabwira, ntago mwabonye ko iyi corona hamwe n'ibindi byose yatwikuruye ko n'urugero mbahaye n'ibihugu bibihangange nta mbaraga bifite? Ntago mwabibonye? Voilà, donc le corona a fait tomber les masques. Mwabibonye? Ni ukuvuga ngo iyi corona hari ibintu yatwikuruye kugira ngo abantu bamenye Imana icyo ari cyo. Kuko Imana yaravuze muri Zaburi ngo, Dawidi aravuga ngo Imana yavuze rimwe mbyumva kabiri, mw'imbaraga n'izanjye. Abantu bari bazi ko imbaraga zifite n'Abanyamerika, ifite n'Abafaransa. Iyi corona yaratwikuriye ibi byose. Uraba kumbe byabihangange ntabyo, bataye umutwe. Wabibonye? Barengerewe n'ibibazo. Ariko mbere slogan yari hari, we are powerful nation. No, powerful nation. Hari umuntu umwe ari powerful. His name is Jesus Christ.